Shaddy yongeye kuvugisha benshi nyuma yo gutanga ubuhamya ku buzima bwe, avuga ko yigeze kuba mu gahinda gakomeye kugeza aho ashakiye amahoro mu kunywa inzoga, ariko bakaba yaratangiye ubuzima bwe bushya. Muri iyi video turasesengura ku byo yavuze, impamvu yahisemo gusangiza abantu amashusho ye ya kera, tumwe yahaye abakiri mu bihe bikomeye, ndetse n'aho dosiye y'ikirego yatanze kuri yo aho igeze. Ese umuntu ashobora guhinduka burundu nyuma yo kunyura mu buzima bwuzuye agahinda, kwiheba no gushakira amahoro aho atari? Uyu munsi turagaruka ku butumwa bwakoze ku mitima ya benshi, aho Shaddy yavuze ko umugore abantu bari bazi kera ubu ngubu muri 2026 yamaze guhinduka. Yemeye ko yigeze kubaho mu bihe bikomeye, akishora mu nzoga ashaka guhunga ububabare, ariko ubu abavuga ko yabonye inzira nshya y'ubuzima bwe. Ese ni iki cyamugejeje kuri iyo myanzuro? Ni ubuhe butumwa yageneye abantu bahanganye n'ibibazo nk'ibyo yanyuzemo? Kandi se dosiye aregamo Yugi ubu ngubu bigeze he? Mugume hano kugira ngo mwumve iyi nkuru ukuntu byagenze, n'impamvu uwitwa Shaddy yishoye mu biyobyabwenge. Byumve ni kwizera niko nitwaye Nitoza TV. Reba wasa ndetse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Shaddy yavuze ko hagiye kuvuga amateka yadaciye ku ruhande, aho yagize ati: bamwe mwibuka umugore mwabonaga mu mashusho ya kera, ndamwibuka nanjye rwose, ariko ubu mumenye ko ubu ngubu yamaze guhinduka muri uyu mwaka wa 2026. Aya magambo yahise akurura ibitekerezo byinshi, kuko agaragaza ko yemera ko ubuzima bwe bwagize impinduka zikomeye. Shaddy yavuze ko hari igihe yumvaga yaratakaje icyizere ku buzima bwe. Yasobanuye ko yabayeho igihe kinini yumva ko atakiri wa muntu wari usanzwe ari we, bitewe n'ububabare yanyuzemo bugiye butandukanye. Avuga ko muri icyo gihe yashatse amahoro mu kunywa inzoga, nyamara nyuma aza gusanga bitari igisubizo cya nyacyo. Ubu ni bumwe mu butumwa bukomeye yatanze, agaragaza ko hari abantu benshi bahitamo guhunga ibibazo bakoresheje inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge, nyamara bikarangira ahubwo byiyongereye kurushaho. Mu rwego rwo kwereka abantu ko guhinduka bishoboka, Shaddy yavuze ko azajya asangiza abamukurikira amafoto ye ya kera. Yasobanuye ko atabikora yicuza uwo yabaye we, ahubwo agamije kwereka abantu ko ubuzima bushobora guhinduka. Mu butumwa bwuzuyemo icyizere ku bantu benshi baba bumva ko ubuzima butahinduka, Shaddy yavuze ko ashimira Imana kuba yaramufashije kongera kubona umurongo w'ubuzima. Yasabye abantu bose bari kunyura mu bihe bikomeye kutemera agahinda ko kabajyana mu kunywa inzoga cyangwa se mu biyobyabwenge. Yagaragaje ko nubwo ubuzima bushobora kugora umuntu, hari uburyo bwo kongera guhaguruka no gutanga urugero rushya ku bandi. Mu minsi yatambutse, Shaddy yongeye kuvugwa cyane nyuma yo gushinja umuhanzi Yugi Umukaraza kumusambanya ku gahato nyuma yo kumusindisha. Ni ikirego cyakuruye impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru. Kugeza ubu amakuru avuga ko dosiye y'uyu musore unakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge yamaze gushyikiriza ubushinjacyaha kugira ngo hakomeze inzira z'amategeko. Ni ngombwa kwibutsa abantu ko kugeza ubu urubanza rutaracibwa, bityo uregwa bikiri ku rwego rw'iperereza n'iburanisha. Ni inkuru ya Shaddy yibutsa abantu benshi ko n'uwaba yaranyuze mu bihe bikomeye ashobora kongera kubaka ubuzima bwe. Yibutsa kandi ko guhunga ibibazo ukoresheje inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge atari umuti urembye, ahubwo bishobora kurushaho kongera uburemere bw'ibanze. Ese wowe ubona ubutumwa bwa Shaddy bwafasha abantu benshi bari mu bihe bikomeye? Andika igitekerezo cyawe hasi muri commentaire. Niba ukunda inkuru ziba ziri kuvugwa hirya no hino ku isi mu buryo bw'umwuga, kanda like, subscribe unakande ku kazogera kugira ngo ujye ubona izindi nkuru ziba ziri kuvugwa hirya no hino ku isi. Murakoze cyane, nanjye ndabakunda. Tuzongera mu kubonana mu yindi nkuru ngiye kubagezaho mu kanya.